Reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza. Nanone reka twikaze muri iyi nkuru ya none nshuti mukungo, rero yemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Mu makuru turi buze kugarukaho mu karere ka Ruhango, umugabo akaba yijyanye kuri RIB avuga ko yishe umugore we amutemesheje uwo muhoro. Indi nkuru turi buze nanone kuza kugarukaho muri iyi nkuru, Nyanza umugabo yashatse kwica umugore we amubuze atwika inzu yose irashya irakongoka. Nanone indi nkuru turi buze kugaruka hano mu mujyi wa Kigali, abantu bagera muri 12 barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa icyo bita ubushera. Akaba ari amakuru rejo tuje kuba twabasasanurira kugira ngo muze kuba mwasobanukirwa neza ibyo uyu mugabo waje kwica umugore we ndetse n'uyu nawe washatse kwica umugore we, ndetse n'ibyo abantu 12 barembeye mu bitaro aho banyweye ubushera hano mu mujyi wa Kigali. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe, reka twisere ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, niwe bagiye gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gata. Reka twitse gatoya turaje tubasasanurira iby'aya makuru akomeje kugenda agarukaho cyane muri kano kanya. Nkwaye ikaze. Nkuko twari tubikomojeho mu karere ka Ruhango, umugabo akaba yijyanye kuri sitasiyo ya RIB avuga ko yishe umugore we ndetse ngo akaba yamwishe amutemesheje uwo muhoro. Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki ya 21 Kanama mu mwaka wa 2024 nibwo mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Kabagari akarere ka Ruhango hatangiye kumvikana inkuru y'urupfu rw'umugore witwa Mukandanga Uwingeneye, bikekwa ko yishwe n'umugabo we amutemesheje umuhoro. Bamwe mu baturage barimo abaturanyi banyakwigendera bakaba baganiriye na BTN TV dukesha iyi nkuru, bakaba bavuze ko mbere yuko nyakwigendera ayitaba Imana yari yabanje kugirana amakimbirane n'umugabo we wari wagaragaye ahisha umuhoro imbere mu ikote. Byumvikane ko rero uyu muhoro yari yawishe mu ikote ariko afite gahunda yuko ashaka gutema uyu umugore we. Abamubonye mbere yuko apfa ngo babanje kumva bombi batongana, ahubwo nyuma baza gutungurwa no gusanga umugore yapfuye. Umwe yagize ati byadutunguye pe, kuko hari haciyeho akanya gato tubumva batongana. Umusaza usanzwe ari umuturanyi w'uyu muryango yatangaje ko uyu mugabo akekwaho kwivugana umugore we amutemye, ngo yakundaga gushwana cyane n'umugore we ku buryo rimwe na rimwe yahukaniraga iwabo. Gusa bwa nyuma uyu mugabo yagiye kumucyura gusa baramumwima, noneho akomeje gutakamba bamuca ikiru cy'inzoga litiro 15 ndetse na litiro 15 z'umutobe kugira ngo babe bamumuha. Birumvikana ko rero uyu mugabo aya makimbirane yari asanzwe yagirana n'uyu umugore, bakaba bagize rero batinya kwigendera yakundaga kwahukanira iwabo, yewe umugabo we akajya ahora kwa sebukwe yinginga ngo basubirane. Bwa nyuma ejo bundi nabwo yagiye kumucyura bamubera ibamba, cyakora bamuca ikiru cy'inzoga litiro 15 ndetse na litiro 15 z'umutobe. Kubwo amahirwe aribwo rero ngo baje kuba bamumuha, ariko inyiturano ngo ikaba ibaye iyi ngiyi. Andi makuru avuga ko ukekwaho kwica umugore we amutemesheje umuhorongo nyuma yuko apfuye yahise yijyana ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa se kuri sitasiyo ya RIB. Abaturage basaba ko ubuyobozi bwazana mu ruhame ukekwaho kwica umugore, hanyuma bakamubaza icyamuteye kumwica ndetse akanahanwa hisunzwe amategeko ku buryo abera abandi intangarugero.
uyu nyakwigendera mu makuru akomeje kugenda agaruka bikaba bivuga ko asize abana batanu ndetse umurambo we ukaba wahise ujyanwa ku bitaro bya Gitwe kugira ngo ukorerwe isuzuma. Reka nanone tugaruke ku nkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane mu mujyi wa Kigali, aho abantu bagera muri 12 barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera. Iyi ni inkuru nanone nayo iri kugenda igarukaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Rero natwe tukaba tuje kugira ngo tuguhe update z'iyi nkuru nk'uko biri kugaruka. Rero abantu 12 bikekwa ko banyoye ubushera mu mudugudu wa Kagese, akagari ka Gasheshe, umurenge wa Masaka, mu karere ka Kicukiro, barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera. Bikaba bikekwa ko bwaba bwari buhumanye. Ibi byabaye ku cyumweru tariki 21 Nyakanga umwaka wa 2024, ubwo mu rugo rwa Mpayimana Olivier yasuwe na sebukwe bamuzanira ibinyobwa birimo ikigage n'ubushera, nawe atumira abaturanyi nk'uko bisanzwe mu muco nyarwanda. Aribwo nyuma rero aba baje kuba banywa kuri ibi binyobwa yari yazaniwe, baje kuba bagira ikibazo. Uyu muryango nyuma y'ibirori mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Nyakanga umwaka wa 2024, nibwo bamwe mu bari banyoye kuri ibyo binyobwa byatangiye kubagwa nabi ndetse bamwe birangira abagiye mu bitaro. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emmanuel Claudine Ntirenganya yabwiye itangazamakuru ko kuri ubu abagera kuri 12 mu bantu 26 bari baguwe nabi nubwo ubushera aribo barwariye mu bitaro bya Masaka. Yagize ati bagize ikibazo ari abantu 26, bakaba bafashwe baribwa mu nda, bakaba bari barimo kuruka ndetse bafite n'umuriro mwinshi. 12 bari bajyanwe ku bitaro bya Masaka bakaba batubwira ko bari koroherwa. Emmanuel Claudine Ntirenganya akaba avuga ko hari gukorwa isuzuma kugira ngo ubwo ubushera ngo bamenye niba bwari buhumanye. Agira inama kandi abaturage kwita cyane ku isuku y'ibiribwa n'ibinyobwa mu gihe babitunganyiriza mu rugo, kandi bakirinda kuba basangirira ku muheha nk'abo ngabo baje kuba banywa icyo kigage cyangwa se banywa ubwo bushera. Reka tugaruke no kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho mu karere ka Nyanza, aho umugabo yashatse kwica uwo mugore amubuze atwika inzu. Iyi nayo ikaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mu karere ka Nyanza, umugabo witwa Sebatunzi Innocent w'imyaka 42 bikekwa ko yashatse gutema umugore we amubuze atwika inzu n'ibiyirimo byose. Ibi byabereye mu murenge wa Nyagisozi, akagari ka Rurangazi, mu mudugudu wa Musongati. Umuseke dukesha iyi nkuru amakuru wamenye avuga ko uwo mugabo n'umugore we baguze isambu bayitangaho amafaranga make kuyo bumvikanye, bakaba bari bayagujije mu kimina, bumvikana ko andi bazayatanga nyuma. Igihe cyo gutanga ayasigaye kigeze barayabura, biba ngombwa ko ba nyiri umurima bawisubiza, noneho nabo basubizwa amafaranga yabo bari baratanze kuri uwo murima. Uti se byaba bihuriye no kuba uyu mugabo yaragiye kuba yatema uyu umugore we? Ngo hari amakuru avuga ko amafaranga bari bahawe agera mu 400 yose yahise afatwa n'umugore. Umugabo rero ngo yashaka kumwaka ayo kuba yakwinywera agacupa, ubundi umugore akaryumaho akayamwima. Uwahaye umuseke amakuru dukesha iyi nkuru akaba yavuze ko umugabo yatse umugore ayo kujya kunywera, maze umugore arayamwima, amubwira ko bayagujije mu kimina kandi bagomba kuzayishyura.
iyi rero ikaba ariyo yabaye intandaro yo gushaka k'uyu mugabo yashatse kuba yatema uyu umugore we. Uyu akaba yakomeje agira ati ntiyayamuhaye gusa n'ubundi umugabo yagiye kunywa maze gusinda abwira nyirakabari ko agiye gukora akantu iwe mu rugo, aho ngo yakomeje abwira nyirakabari ko umugore we atari buze kuza akumukira. Ucuruza akabari yahise aburira uwo mugore niko guhungira kwa nyirabukwe. Birumvikana ko rero uyu mugore ngo yahise ahungira kwa nyirabukwe, ahunga uyu mugabo we ngo ataza kuba yamwica. Uwo mugabo ageze mu rugo yabuze umugore we maze yorera inzu, amenagura amategura yari asakaje, atwika imyenda y'abana, imyenda y'umugore, indangamuntu, matera, ibyangombwa by'ubutaka ndetse n'ibindi bintu byinshi akaba yarabitwikiye mu nzu. Umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze muri kariya gace yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko uriya mugabo yari yarasezeranye byemewe n'amategeko n'umugore we, bakaba bafitanye abana bane. Sebatunzi akaba yahise afatwa ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Nyagasozi kugira ngo akurikiranweho iki cyaha yaje kuba yakora. RIB ikaba yatangiye iperereza kuri ibi ibyaha by'uyu mugabo yaje kuba yakora. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agarukaho ndetse anababaza benshi, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu muryango nyarwanda, aho umugabo afata umwanzuro wo gushaka kwica umugore we bitewe n'ibibazo bafitanye mu muryango ndetse ibibazo bitanakomeye cyane. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero twisabira ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, niho wagiye ukanda kunzogera kugira ngo tujya dushyiraho inkuru notification ujye uzibona uri mu bambere inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi wagiye gukora like, ujye hasi muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibintu nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumbura mu buhanga, amakuru acukumbura mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.